Yari yaramvuze ko atazakunda natabona Marina bamuwa Charlie na Nina bashyiraho na Butera aratema ngo yikundira Marina ababeri bamba aratema ngo yikundira Marina no Rihanna. Marina ni ukivuga ku bintu byigeze kuvugwa kuri we na The Ben urabizi wenda kurusha ndabizi ariko ku bintu byavuzwe byose byari ibihuha byari amabeshyo ntago njye na The Ben ntago twakundanye nta nubwo dukundana nta nubwo bizashoboka he's my friend kuko dukora akazi kamwe nk'umuntu wananze mu muziki afite icyo yifuza ko nageraho kirenze sho kungira inama kambwa gutse na gutse nkuko nandi bose babikora nta yindi relationship dufitanye njye nawe. The Ben aramusa kubwira ati tubane se ntiwabyemera aba rero umwe nyine bwo mubona ishimina akanyishimira sawa ariko ntago ariyo position nye nawe turi ariko wifuza kubana na The Ben quand même oya ntago byifuza ntago ari umuhungu w'inzozi zanjye. Okay, tugushimiye cyane Marina kuba witabiriye ikiganiro cyacu. Nawe urakoze cyane. Wenda se nta bimenyetso wenda nigeze mbona bibinyereka ariko se mu buzima busanzwe uri mariye wenda kujya mu manze nkubaze n'utundi tubazo duke. Oya ntago ndi mariye ndacyari umukobwa. Ufite umukunzi? Oya. Nta ufite? Nta mukunzi mfite. Ugenzuye cyangwa kariyeri y'ubuhanzi cyangwa se umwuga wo kuririmba usanga abahanzi nyarwanda n'abandi bahanzi muri rusange batinda gushaka. N'ugize ngo arashatse akagenda wenda bakeya bashatse mu buryo bwemewe n'amategeko bakagenda ubura biteganya ute isuzi zashaka ryari niba atari banga cyangwa imyaka yawe ntiragera nabo kugeza ubu ngubu ntago ndashyira muri budget yanjye ngo shiremo ibintu byanjye no gushaka kubera yuko okay I'm still young ariko tari cyane mbo rero mfite ibindi bintu ubu ngubu indi ntumbero mfite ibintu bingize bize cyane bitatuma njya muri ibyo ngibyo nje kwanza nkora muzike mu gihe nzabona nyine amaze kujya ku rwego rushimishije nifuza kugeraho izindi gahunda zizazabona ubu ngubu ibintu bijyanye no gushaka abagabo ntago ndi mu nzira zabyo. Uje mu muziki nyarwanda no muziki wenda nubwo ari nyarwanda ariko warusanzwe gukurikirana n'ibintu by'umuziki ubuzima busanzwe wenda uwe muhanzi wemera reka twihere hano wenda mu Rwanda niho hafi ku buryo uvuga ati nubwo nafite impano ariko n'uyu nawe yaranyespira tumanze mu Rwanda kugeza ubu ngubu nta muntu wigeze unyespira mu Rwanda oya ntawe nyine ngo mvuge ngo numwe abanyarwanda bazi kuririmba n'abahanga nyine ndabakunda abantu bari muri muzike yababona ari abahanga ba Bruce Melody ba Knowless Charlie na Nina nyine abuzi bose nyine bamaze kubaka izina ndabakunda nanjye ndahonda umufana wabo cyane ariko simfite umuntu wanyespire ngo atumenza mu muziki cyane ko nigemba sinzi ukuntu nabivuga uririmba yenjyana ubundi busanzwe zose nazikora havuyemo hip hop wenda reka tujye nko muri R&B yo mu Rwanda cyangwa R&B pop yo mu Rwanda niwe mwami kuko iyo ukoze ku bahanzi cyane cyane aba hip hop wese abashaka kuba umwami wa hip hop mu Rwanda undi wenda agashaka kuba umwami wa Afrobeat ariko hano mu Rwanda bagwaye nk'amahitamo akabyira ati turashaka umuhanzi hano wowe ubona ari superstar hano mu Rwanda kuri weho umuhanzi uri superstar kuri weho ninde kuba ari star cyangwa ubuhanga bwiwe nyine mubone mera ubuhanga ku buryo bashobora kubudirira kuri apart from the girls nawe ku bakobwa ntawe nta muntu unyespira nta nuwo nafata nk'umwamikazi mbona bose bari ku rwego rumwe aho ko Knowless ari ku rwego rumwe nago bari hoye no nje nivanyemo ndi kuvuga abandi oya nawe urumanza okay oya reka tureka abakobwa kubera ko bose nyine naga ari ibintu byatanye nabo kuko hari ba Knowless ari ba Jody ari ba Pasi of course nago afata Knowless ngo mujyanye na Jody Knowless yarakoze cyane yarakoze pepe nago bamujyanye nabo bakobwa mubwo mu Rwanda navuga Knowless mu bakobwa mu bahungu ntago mbizi navuga gusa umuhanga cyane kuri njye mbona ari Mani Martin hamwe na Bruce Melody abo babiri barusha icyabandi ku buryo uvuga ngo nubwo bari n'aba vocalist kabisa n'abahanga nyine abo nabashije kumva cyane nka Mani Martin ntago turahura live ariko nkunze kumva ama concert yiwe nkari bitaramo yakoze nkareba indirimbo ziwe ziri ameze neza nyine aririmba neza zikuririmba
okay, he's not a star cyane bikomeye ariko ni umuhanga. Bruce Melody byose arabyuje, ni umustari ni n'umuhanga. Hano wenda mu Rwanda twakunze kugira ingorane cyane wenda mu muziki wo mu Rwanda kuko ari umuziki ukorwa mu Rwanda ariko nturenge imbibi. Wewe ubona biterwa n'iki? Kuba umuziki wo mu Rwanda utakinwa za Uganda za Nigeria nkuko akenshi ibyo kibazo nagishinja aba radio presenter. Bivuze ngo ko bakunda gukoresha indirimbo zo hanze cyane bituma umuziki nyarwanda utazamuka ngo n'abandi bahanze babimenye, right? N'aba DJs bari mu bihugu byo hanze aho kugira ngo bakine indirimbo zacu baturwanira ishyaka batumenyekana abantu bo hanze bifuze kumenya ngo uyu ninde wakoze ndino ndirimbo gutya na gutya ahubwo akicangiza ahandi. Numva ko ni ikibazo. Hari cyaba ariko baturimbira akarimba kanyuma dugataha. Akarimba kanyuma. Ririmba ko ririmbye muri too much. I do love your money, I just love you so. Induru yawe mbona ibitse byinshi, uburyo unsekera. Honey, nakupenda honey, darling nakupenda pia. Buri mukobwa wese yakwifuza wowe. Tugushimye cyane. Murakoze cyane nawe. Twizere ko n'ikindi gihe tuzakwifuza nabwo tuzaba turi kumwe. Namwe mwakoze pepe ndabakunda kandi. Tugushimye. Tubashimire rero namwe bakunzi ba Family TV mwamukurikiye ikiganiro Amesta hano kuri Family TV nkuko mwabibonye turi kumwe na Marina akaba yatubwiye byinshi cyane ku byerekeye ubuzima bwe n'ibyo akunda n'indoto ze afite mu muzika. Ikiganiro Amesta kirakomeza n'ibiganiro bya Family TV mukomeze mu rwego nabyo nge yari Didas Niyibizi. Ciao. Muzikira uyoba mari 4, 5 seconds from 1 year and we got 3 more days of Friday. Grace, Superfly, Halla Boss, Yendi Rasta, Superstar, Moody Boss.